karabaye karabaye we karabaye ngo amagambo ashize imvuga we karabaye ngo urugiye kera ruhinyuza intwari we karabaye ngo amagambo ashize imvuga we karabaye. Munyemerere twinjire mu binyamakuru. Aha turi ni ku Ibano TV, aho tugiye kugenda tureba amakuru asohoka mu binyamakuru, ndetse amakuru avugwa ni menshi ariko munyemerere duhere mu karere k'Iburasirazuba mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tugiye kureba amakuru arimo avugwa hagati ya M23 AFC23 ndetse n'intumwa za leta ya Kongo mu nama irimo ibera i Doha muri Qatar. Tugiye kureba imyanzuro yasohotse mu nama irimo ihuza izi ntumwa hagati ya M23 na AFC23 ndetse n'intumwa za leta ya Kongo. Turebe imyanzuro yavuyemo ndetse turebe n'icyo abantu bayitezeho. Icyambere rero tugiye kureba, nyuma yaho umuyobozi w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye agaragara ko avuga ko adateze na rimwe kwicarana na M23 kujya ku meza y'ibiganiro, bigera naho bikura avuga ko adashobora guhura n'igihugu cy'u Rwanda ahagiye habaho abahuza batandukanye. Avuga ko adashobora guhura na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda, nyakubahwa Paul Kagame, ko batazigera bahura ahubwo bazahurira mu ijuru. Nyuma yaho twigeze kubona bahurira i Qatar. Ibinyamakuru bimwe n'abandi bagenda bavuga bati nyamara rero perezida wa Repubulika y'igihugu cya Kongo, nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi, ijuru rye ribaye i Doha, ijuru rye ribaye i Qatar. Nyuma yaho rero yagiye yifuje gukemuza ikibazo cy'umutekano muke uri mu karere. Yifuje gukemuza iki kibazo imbaraga za gisirikare, imbaraga tekinike, tactique zo kugira ngo arimbure uyu mutwe wa M23, nyamara atabanje kureba ikibazo muzi, ikibazo mpamvu muzi y'iyi ntambara n'amakimbirane arimo abera mu karere. Yifuje gukemuza iki kibazo rero imbaraga z'umurengera, aho yitabaje Wagner Group, yitabaza FDLR, yitabaza abacancuro, yitabaza imitwe yitwaje intwaro mu gihugu irimo Wazalendo, irimo urubyiruko rwihuje cyangwa se abo twita mayimayi, bose bahuriza hamwe. Yitabaza ingabo z'igihugu cy'Abarundi, yitabaza Sadeke, ashaka gukemuza ikibazo imbaraga nyinshi cyane zo kurimbura M23, ndetse agenda atangaza cyangwa agaragara mu binyamakuru ndetse no kuri televiziyo y'igihugu avuga ati ikosa rimwe rizagaragaza umusirikare wa M23 arasa isasu mu mujyi wa Goma, ikibazo nzagikemura ngihereye i Kigali. Kandi ibyo ntabwo ari inkuru, ntabwo ari amagambo, si ukugira ngo yarabeshyaga, nuko ngo ibyo bintu byarateguwe. N'ikimenyetso kigaragaza ko byateguwe ni ibisasu byarashwe mu Rwanda, ariko RDF iba maso. Unyemere rero duhere muri ino myanzuro noneho yasohotse i Doha. Umwanzuro wa mbere uragira uti gushakira hamwe igisubizo cy'amahoro arambye. Gushakira hamwe nyuma y'uko babonye y'uko ubutegetsi bwa Kinshasa budashobora kubona amahoro arambye mu karere, noneho hagiye kubaho gushakira hamwe hagati ya M23 ndetse n'ubuyobozi bwa Kinshasa. Bagiye gushakira hamwe amahoro arambye. Uwo ni umwanzuro wa mbere. Umwanzuro wa kabiri, gutanga agahenge hagati y'impande zombi, guhagarika mu by'ukuri imirwano. Ariko nakibaza kuki ibi biganiro bigeze aho biba uyu munsi tariki ya none
hari inzirakarengane nyinshi zitikiye, amaraso y'abana b'abakongomani yaramenetse ku butaka. Kuki ibi bibaye uyu munsi bitakagombye kuba byarabaye kera intambara igitangira, cyangwa se abakongomani bagitangira kugaragaza akarengane kabo, bazira uko bavutse, bazira ururimi rwabo, bazira uko basa n'uko n'abari bo uyu munsi? Ni iyihe mpamvu itumye uyu munsi noneho leta ya Kongo igamburuzwa ikaba yemeye ibiganiro? Hagati aha rero bemeye gutanga agahenge, guhagarika imirwano ku mpande zombi. Ikindi kiriho gikomeye bagiye kurebera hamwe, gikomeye kindi, guhagarika amakimbirane mu mvugo zisesereza cyangwa se imvugo z'urwango no gutera ubwoba. Ni uguhagarika ikintu cyose cy'amakimbirane. Kuvuga ngo uvuga ururimi rw'ikinyarwanda, wowe uri umuzayirwa, wowe uri uvuga iringara, wowe ukomoka hanaha, wowe uri umuwazarendo, wowe uri ariya moko yose arimo ateza ibibazo muri Kongo. Guhagarika amagambo azana cyangwa ahembera urwango, icyo kintu bagiye kukirimbura bagihereye mu mizi. Icya gatatu, gutoza abanyekongo gushyira mu bikorwa ibyavugiwe i Doha, ibyasohotse mu biro bikuru by'umwami wa Katari, gushyira mu bikorwa ibyo. Ikindi kirimo tugiye gusa nkaho dukomozaho ariko tudatindaho, ni urupfu rwaje rutunguranye rwose rw'umuyobozi mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi, Papa Francis, akaba yitabye Imana yatabarutse mu by'ukuri. Uyu munsi rero umubiri we ukaba wagejejwe muri Bazilika ya Mutagatifu Petero, aho kugira ngo ajye gusezerwa n'imbaga y'abayoboke, barimo abakaridinari, barimo abapadiri, barimo abantu baturutse imihanda n'imihanda baje gusezera uyu muyobozi mukuru w'ikirenga w'idini ya Katolika, akaba yari Papa. Unyemere rero nkubwire ko uyu munsi harimo hategurwa uburyo ki bwo kumusezera mu cyubahiro, bwo kumusezera nk'uko bigenda biteganywa mu buryo nyabwo bwo kugira ngo dusezere uwacu, abacu, igihe habayemo kuba batuvuyemo cyangwa se Imana yabahamagaye. Hari umuhango rero wo gusezera ugiye kubera muri Mutagatifu Petero muri Bazilika. Amakuru yandi tugiye gusorezaho naho nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye yahishuye amagambo cyangwa yahishuye amabanga akomeye, aho yahishuye ko yaba yarabaye mayibobo mu gihugu cya Tanzania. Aya makuru rwose aratangaje, aho yagaragaye mu itangazamakuru ahishura amabanga akomeye, ahishura inzira yanciyemo ikomeye, aho yabaye mayibobo. Ubwo iyo tuvuze mayibobo, ni ba bana baryama mu myobo, ni ba bana baryama barya imyanda, ni ba bana baba badafite kirengera kivurira, ndetse badafite n'ababyeyi, cyangwa se ababyeyi barababyaye bakabata, cyangwa se abana hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umwana aba mayibobo. Hari impamvu nyinshi zitandukanye, hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umwana ava muri famiye akanyura inzira yo kuba mayibobo. Hanyuma rero hano yahishuye aya magambo akomeye, nubishaka uraza kubisanga mu binyamakuru bitandukanye birimo Umuseke, kuri page yaho uraza gusanga aya makuru. Unyemerere mpinire hano